Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Kamonyi hagaragaye inkuru ibabaje ariko inasekeje, aho umugabo yataye mu nzu umugore we ajya kwihakabyiza ku mukozi wo mu rugo rw'abaturanyi b'uyu muryango. Ariko ibyaje kuba kuri uwo mugabo byasize inkuru mbi cyane muri aba baturage batuye muri aka karere ka Kamonyi. Uraza kumenya mbese uyu mugabo yaba yahuye n'iki, mbese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma y'uko babonye umugabo wataye mu nzu umugore we babana nk'umugore n'umugabo, akamubeshya ko agiye hanze kwihagarika ariko akaza gusanga yagiye gutera akabyizi n'umukozi wo mu rugo rw'abaturanyi wabo. Ibyo byose rero nibyo bikubiye mu makuru yacu uyu munsi tugiye kubagezaho. Ni nayo mpamvu nanjye nta kindi ngusaba ari ugukora subscribe cyangwa se abone n'akazu yakaza nako gakakandaho. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere ka Kamonyi, ariko inasekeje cyangwa inarimo inama nyinshi cyane. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, tubibutse ko iyi ari KN Radio ishakira urukumi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho amakuru yacu mbanza kubabwira ko mugomba kujya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho utegereze gato n'akazu kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Kamonyi aho umugabo yagiye kwihakabyiza ku mukozi wo mu rugo rw'umuturanyi, inka iramufatisha cyangwa inka iramutamaza, aza gusanga yambaye ubusa buri abaturage bamuha urwenene, bamuha urw'amenyo abura ayacira n'ayamira. Ibi byabaye ku mugabo w'imyaka 50 y'amavuko, aho yitwikiriye ijoro ahagana ku isaha y'isaa 7 ajya gutera akabariro n'umukozi wo mu rugo rw'umuturanyi we. Agikuramo imyenda ngo atangire igikorwa, yikanga nyir'urugo wari usohotse agiye hanze kuko inka yari iri mu kiraro yari imaze umwanya ibyina nk'ifite ikibazo. Uyu nyir'urugo yasubiye mu nzu kuzana itoroshi, nyamugabo ubwoba buramutaha, asohoka atwaye imyenda mu ntoki n'intwaro y'ubwirinzi yari gukoresha, ubwo ni agakingirizo. Urugendo rwo hanze uyu mugabo ntabwo rwigeze rumuhira kuko yanyuze ku kiraro cy'inka irimo, nayo iramuraburiza birangira inka ifatishije uyu mugabo wari wagiye kwihakabyizi ku mukozi wo mu rugo. Umubyeyi wo muri urwo rugo wari umugore wafashe uyu muturanyi wamwinjiriye mu rugo aje gusambana n'umukozi we, yabwiye itangazamakuru ko ubwo yabyukaga ageze hanze yumvise inka mu kiraro irimo ibyina nk'iyabuze amahoro, akagira ngo n'intozi zayibujije amahoro, asubira mu nzu kuzana itoroshi ngo arebe ikibazo inka ye yahuye nacyo. Ubwo uyu muturage cyangwa ubwo uyu nyir'urugo yakomezaga aganira n'itangazamakuru, yagize ati cyangwa yakomeje agira ati, n'umuturanyi yari inshuti yacu pe, byarantunguye, nabanje kugira ngo ni ba bantu bacuraguza nijoro kuko ntabwo natekerezaga ko umwana wanjye cyangwa uyu mukozi wanjye ibyo bintu yabikora. Naramufashe mfite ubwoba ariko nihagararaho nk'umugore uri mu rugo rwanjye, amanika amaboko yambaye ubusa buri, nanjye ngira ubwoba nifata ku munwa bitewe n'uko nabonaga uyu mugabo imbere yanjye yambaye ubusa. Avuga ko kubera bari bamaze iminsi batewe n'intozi, yumvise inka yabuze amahoro irimo ibyina mu kiraro, agira ngo n'intozi zongeye kugaruka mu kiraro cy'inzu iyi nka ibamo.
nagiye kumurikamo nsanga sizo, kumbe urumva yaranyikanze, subiye mu nzu kuzana itoroshi, asohoka aho yari ari, asohokana imyenda yambaye ubusa buri buri. Uko namurikaga inka yagendaga mu kiraro ibyina ireba mu cyerekezo uyu mugabo arimo, kubera ko yari yagiye mu kantu k'akakorodoro, hari mu mwijima ukabije. Naramuritse mba ndamubonye ndamumenya, mubajije ikimugenza aba arirutse mu rugo mwirukaho, kuko mu rugo rwanjye ari hanini kandi hakorotiriye. Yanze guhagarara, mvuza induru, aribwo yabonye guhagarara. Mubaza ikimugenza, abanza kwanga kuvuga, ariko aza gutangira kuvuga kuko nari nahuruje. Uyu muturanyi cyangwa uyu nyir'urugo, uyu mugabo yari yagiye gusambaniramo, yakomeje agira ati, naramubajije nturagenzwa n'iki mu rugo rwanjye izi saha, wambaye ubusa buri buri, umeze nk'uko wavutse? Arabanza araceceka, yanga kumbwira ikimugenza. Nkomeza ndamubaza, yanga kusubiza. Ndiko nahise mfata umwanzuro wo gukoma akaruru, mpamagara abantu benshi cyane. Mbonye induru nacyo ntakimaze, nahise nkoresha na telefone ngendanwa ndahamagara, mbwira n'abana banjye bari bari mu nzu ngo babyuke bajye kunzanira irondo ry'umwuga. Yumvise ko numijeho irondo n'abandi bantu nahamagaye, ubwoba buramutaha, amera nk'ukubiswe n'inkuba. Ahita ambwira ko yari yaje muri gahunda we n'umukozi we wo mu rugo. Akimbwira ko yari yaje kuri gahunda n'umukobwa wanjye cyangwa umukozi wanjye, ngo nahise numva ngize ubwoba cyangwa nikanzemo, ngo kuko nari nzi ko uyu mukozi wanjye ari umwana mwiza, ari umwana utuje, utakora igikorwa nk'icyo ngicyo kigayitse cyangwa giteye isoni. Uko yamubariraga inkuru niko abaturage bumvise induru yari yahamagawe, ndetse n'abo yari yahamagaye ku murongo wa telefone bahageraga, nabo batangira kumuhata ibibazo by'uko yageze mu rugo rw'abandi ndetse n'ikimugenza mu rugo rw'abandi ayo masaha. Mu bahise babyuka mu rugo, nyamukobwa yari arimo, kandi byose byari biri kubera hafi y'inzu araramo. Yasohotse nyuma bagiye kumubaza, yigize nyoni nyinshi nk'utazi icyabaye kandi ari we ubyihishe inyuma. Uyu mumama cyangwa uyu nyir'urugo yakomeje abwira itangazamakuru ko ubundi iyo uyu mugabo aza kumubwiza ukuri mbere akimufata, biba byararangiye ko yari kumureka akagenda atamuhururije ngo agasozi kose kamenye ibyabaye kuri uyu mugabo. Umugabo w'uyu mugore nakunze kuba ahari, kuko afite akandi kazi mu kandi karere kadatuma ataha buri munsi, ahubwo aza mu minsi y'ikiruhuko. Mu baje batabaye hajemo n'umugore w'uyu mugabo. Ko babaza umugabo we uko asubiza bikomeza kumushengura umutima, biramurya cyane, bituma nawe aho yarare abatura umwasi ngo awukubite umugabo we mu mutwe, ubundi umutwe usandare. Ngo abari bari aho baramutesha kugira ngo ntihagire uhakomerekereza ubuzima cyangwa uhaburira ubuzima. Abari bari aho babonye ibibaye, bamaze kumva ibyo uyu mugabo yababwiye, babonye uburakari umugore we afite. Uyu mugabo wari watemye ijoro ajya gusambana n'umukozi w'umuturanyi we, bafashe icyemezo cyo gusaba irondo kujyana uyu mugabo rikamurarana kugira ngo atajya mu rugo agatana mu mitwe n'umugore we wari ufite uburakari bwinshi cyane. Gusa abaturage bavuze ko ibintu nk'ibi ngibi byari bikwiye ko umugabo yitwikira ijoro akajya gusambana n'umukozi wo mu rugo rw'umuturanyi we, ngo kandi n'ubundi yarararanye n'umugore wiwe, ngo icyo yari agiye gushaka kuri uwo mukozi ngo yari kucyaka umugore we. Ngo ibyo ngibyo ngo ntabwo byagakwiye ko uyu mugabo yari gukora ayo mahano cyangwa ibyo bintu abaturage bavuze ko bigayitse, ari igikorwa kigayitse kandi kinababaje.
Gusa ubuyobozi buhora bugira inama abaturage kwirinda gukora ibintu nk'ibyo ngibyo bituma isura yabo itagaragara neza mu baturanyi, ngo ko ibintu nk'ibyo ngibyo baba bagomba kubyirinda, ngo iyo ari umugore cyangwa umugabo bafitanye ikibazo baba bagomba kwegera ubuyobozi bukabaganiriza kugira ngo ikibazo bafitanye kirangirire aho ubundi basubire mu buzima busanzwe. Reka nkushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari, wewe wakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe jya munsi y'iyi nkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka tubabwire ati mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.